Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'130 wo mu gitabo dusoma igitabo cya Bibiliya. Turi mu gitabo cya Yobu. Uyu munsi tugiye gukomeza dusome duhereye ku bice 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'iki gice cya 11 iravuga ngo Zofari nawe ahamya Yobu uburyarya. Maze Zofari w'Umunamati arasubiza ati, mbese amagambo y'amakabya ntakwiriye gusubizwa? Umuntu yatsindishirizwa n'uko ari imvuganyi, cyangwa abantu bakwiriye gucecekeshwa no kwirata kwawe? Igihe usuzugura ntawagukoza isoni? Kuko uvuga uti ibyo nigisha biratunganye, ndi intungane mu maso yawe. Ariko icyampa Imana ikavuga, ikakubumburiraho iminwa yayo, ikakwereka ibihishwe by'ubwenge bukoresha uburyo bwinshi. Noneho umenye yuko Imana itaguhanye nk'uko ibyaha byawe bikwiriye. Mbese wabasha kugenzura Imana ukayimenya? Wabasha kumenya ishobora byose ukarangiza? Biri hejuru nk'ijuru wabigira ute? Biri hasi kuruta ikuzimu wabimenya ute? Urugero rwabyo rusumba isi, n'ubugari bwabyo buruta inyanja. Iyo ihise igakinga igatumira abantu kujya mu rubanza, ninde wabasha kuyibuza? Kuko itayobewe abantu b'ubusa, ibona n'ibigoryi, mbese yabyirengagiza? Ariko umuntu w'ubusa abura ubwenge. Ni ukuri umuntu avuka nk'inyana y'imparage. Nuboneza umutima wawe ukayitegera amaboko, niba hari ikibi mu kuboko kwawe ugite kure, kandi we kwemera ko gukiranirwa kuba mu rugo rwawe. Ni ukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga, uzakomera kandi ntabwo uzatinya, kuko uzibagirwa umubabaro wawe, uzawibuka nk'amazi amaze gutemba. Kandi ubugingo bwawe buzarabagirana kurusha amanywa y'ihangu. Naho haba umwijima hazahatambika umuseke, kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro. Ni ukuri uzakebuka ibigukikije, wiruhukire mu mahoro. Uzaryama he kugira ugutera ubwoba. Ni ukuri benshi bazaguhakwaho, ariko amaso y'abanyabyaha aziheba, kandi ntibazabona aho guhungira, n'ibyiringiro byabo bizaba guheza umwuka. Yobu ahinyura amagambo y'inshuti ze. Maze Yobu arasubiza ati, boshye ari mwe bantu gusa, kandi ubwenge buzapfana namwe. Ariko nanjye nzi ubwenge, ntimubundusha. Ese ibyo hari utabizi? Meze nk'ushungerwa n'umuturanyi we, ari jye watabazaga Imana ikantabara. None umukiranutsi utunganye bamugize ibitwenge. Umutima wuguwe neza urimo gusuzugura umuntu ubonye amakuba. Abanyerera bagenewe gusekwa. Ingo z'abambuzi zirahirwa, n'abarakaza Imana babona amahoro. Amaboko yabo niyo bagize Imana yabo. Nuko ubaza inyamaswa nazo zizakwigisha, n'inyoni zo mu kirere nazo zizagusobanurira. Cyangwa uvugane n'isi nayo izakwigisha, kandi amafi yo mu nyanja azakubwira. Muri ibyo byose ntikihe kitazi ko ukuboko k'Uwiteka ariko kwakoze ibyo byose? Niwe ufite mu kuboko kwe ubugingo bw'ikizima cyose, n'umwuka w'umuntu wese. Mbese ugutwi si ko kurobanura amagambo, nk'uko akanwa kumva ibyo kurya? Ubwenge bufitwe n'abasaza, kandi kumenya gufitwe n'abaramye iminsi myinshi. Ubwenge n'imbaraga bifitwe n'Imana igira inama no kumenya. Dore irasenya maze ntihasubire kubakika, ikingirana umuntu ntakingukirike. Yimana amazi agakama, maze yayatanga akubika isi. Imbaraga n'ubuhanga bifitwe nayo, umuriganya n'uriganywa ni abayo. Ijyana abajyanama ho iminyago, n'abacamanza ikabajijisha. Niyo yica amasezerano y'abami, kandi ikababohesha imigozi. Ijyana abatambyi ho iminyago, kandi yubika intwari. Imwaza amagambo y'abiringirwa, kandi abasaza ikabaka ubwenge. Ibikomangoma ibisukaho gusuzugurwa, kandi idohora umushumi w'intwari.
igaragaza ibitamenyekana byo mu mwijima, kandi igicucu cy'urupfu igishyira mu mucyo. Igwiza amahanga kandi ikayarimbura. Niyo igaba ingabo zayo kandi niyo izigarura. Abatware b'abanyamahanga yo mu isi ibakura umutima, ikabazerereza mu butayu aho inzira zitari. Barindagirira mu mwijima ari nta mucyo bafite, kandi ibadandabiranya nk'umusinzi. Igice cya 13. Dore ijisho ryanjye ryabonye ibyo byose, ugutwi kwanjye kwarabyumvise ndabimenya. Ibyo muzi nanjye ndabizi, ntimundusha. Ni ukuri ndashaka kuvugana n'ishobora byose, kandi ndifuza kwiburanira ku Mana. Ariko muri abahimbyi b'ibinyoma, mwese muri abavuzi badafite akamaro. Icyampa mugahora rwose, mwaba mugize ubwenge. Noneho nimwumve urubanza rwanjye, kandi mutegere amatwi kuburana kw'iminwa yanjye. Mbese murashaka kuburanira Imana, muvuga ibyo gukiranirwa mukariganya? Murayicira urwa kibera? Murashaka kuvugira Imana? Mbese bagenzuye aho byababera byiza? Murashaka kuyiriganya nk'uko umuntu ariganya undi? Ni ukuri izabahana. Niba muca urwa kibera rwihishwa, mbese gukomera kwayo ntikuzabatera ubwoba? Igitinyiro cyayo kikabagwira. Amagambo yanyu akomeye ni imigani imeze nk'ivu. Ibihome byanyu ni ibihome by'icyondo. Nimuceceke, mundeke mvuge, bingirire uko bishaka. Iki gituma nirya nkimara ngahara amagara yanjye. Naho yanyica napfa nyiringira. Nubwo bimeze bityo, inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Ibyo nabyo bizambera agakiza, kuko ari nta muntu uhakana Imana uzaza imbere yayo. Nimuhugukire amagambo yanjye, n'ibyo mpamya bigere mu matwi yanyu. Dore maze gutunganya urubanza rwanjye, nzi yuko ndi umukiranutsi. Uwo tuzaburana ninde? Kuko naceceka umwuka wahera. Ariko wo kwingirira ibi uko ari bibi, nibwo ntazihisha mu maso hawe. Gerura ukuboko kwawe kundeke, kandi ntuntereshe igitinyiro cyawe ubwoba. Maze umpamagare ndakwitaba, cyangwa ureke mvuge nawe unsubize. Ibicumuro byanjye n'ibyaha byanjye ni bingahe? Umenyeshe igicumuro cyanjye n'icyaha cyanjye. Ni iki gituma unyima amaso ukangira umwanzi wawe? Mbese warushya ikibabi gitumurwa n'umuyaga, ugakurikirana umurama wumye? Kuko unyandikaho ibintu bincaririra, kandi ugatuma ndimura ibyaha byo mu busore bwanjye. Ibirenge byanjye nabyo ubishyize mu ngoyi, kandi witegereze imigendere yanjye yose. Ibirenge byanjye ubishyizeho urukubo. Nubwo meze nk'ikintu kiboze cyononekaye, cyangwa nk'umwambaro wariwe n'inyenzi. Igice cya 14. Umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito, kandi cyuzuyemo umuruho agakenyuka. Avuka ameze nk'ururabyo, maze agacibwa, ahita nk'igicucu kandi ntarame. Mbese nawe umuntu umeze atyo warushya umureba? Cyangwa nkanjye wanshyira mu rubanza? Ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye? Ntawe. Ubwo iminsi ye yategetswe, umubare w'amezi ye ugategekwa nawe, kandi ukamushyiriraho urugabano atabasha kurenga, umukuraho amaso abona akaruhuko, kugeza ubwo azarangiza iminsi ye nk'ukorera ibihembo. Erega hariho ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka, n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvise amazi cyongera gushibuka kigatoha nk'igiti kikiri gito. Ariko umuntu we arapfa akagendanira ko. Ni ukuri umwuka w'umuntu urahera, ubwo akaba ari he? Uko amazi yo mu nyanja yuzuruka, n'umugezi uko ugabanuka ugakama, niko umuntu aryama ubutabyuka, kugeza ubwo ijuru rizaba ritakiriho. Ntabwo bazakanguka cyangwa kubyutswa ngo bave mu bitotsi byabo. Icyamukampisha ikuzimu, ukandindiramo urwihisho kugeza ubwo uburakari bwawe buzashira.
ukantegekera igihe kandi ukazanyibuka. Umuntu napfa azongera abeho, naba nihanganiye iminsi y'intambara yanjye yose, ntegereje igihe cyanjye cyo kurekurwa. Wampamagara nakwitaba, washatse kubona umurimo w'amaboko yawe, ariko ubu urabara intambwe zanjye, mbese ntiwitegereza icyaha cyanjye? Igicumuro cyanjye gikingiraniwe mu ruhago, n'ibyaha byanjye ubihambiriye hamwe. Ariko umusozi utenguka uhinduka ubusa, kandi urutare ruvanwa aho rwari ruri. Amazi agimbya amabuye, isuri itembana umukungugu wo ku isi. Uko niko ukuraho ibyo umuntu yizeye, umutsinda buheriheri akagendanirako. Uhindura mu maso he ukundi ukamwohera. Abahungu be bagira ikuzo ntabimenye, bacishwa bugufi ntamenye agakuru kabo. Ahubwo umubiri we ugira uburibwe, kandi umutima wo muri we uramugongesha. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma ibice 15. Mugire icyumweru cyiza.